mbabwire uyu mugabo bita Yesu ntabwo ari umwiga mu bintu akora, ntabwo ari umustajeri mu gukora ibintu. Akamuri ko murakumva? Ntabwo Yesu ari umustajeri ngo uvuge ngo kugira neza arabihera kuri jye ninjye bibanjirijeho, ntabwo yarasanzwe wenda bikora. Ndashaka kukubwira uyu mugabo w'umuhanga Yohana yaramusobanuye, aravuga ngo uwo nguwo mbere na mbere yahoze yitwa Jambo. Ndabashuhuje mwese abantu mwese duhuriye hano ari abashyitsi n'abasangwa, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Cyprien Hakizimana, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Kacyiru, aho niho nyobora. Ndashimira umushumba uduhaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko ndanashimira by'umwihariko korari Imanda. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Kuwa gatanu twari kumwe, n'uyu munsi duhuriye aha ngaha bahasohokeye, no ku cyumweru tuzaba turi aha ngaha. Ni mu batunga ibiganza, Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Amen. Nuko iminota injyanye, ariko numvaga nanjye nari kuvuririmba ngo niyo mpamvu ubwo se mwanyunganiye mugashyiramo utuntu nibura duke. Gutegereza umwami n'ubw'umuntu w'inyuma arushaho kuno, ariko umuntu w'imbere shaka gusingira. Iwacu munyemerere nange ubutumwa bugufi cyane. Nzavuga neza ku ntego ku mabuye y'urwibutso ku cyumweru. Ubu ntanga ubutumwa bugufi kugira ngo twubahirize cya gihe dufite. Ni ubutumwa Imana impaye. Hagati aho muri iki cyumweru mwabonye ya maboko yarakomeje kakaza. Andi makuru mbazaniye rero ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 5 umurongo wa 13. Mvugeho utuntu duke ubundi dusenge. Haranditse hati, mureke mbasomere kugira ngo twere gutinda, ubwo ntangiye ndanashoje. Haranditse ngo Yesu arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Muri ako kanya indwara ye imuvamo. Bwira uwo muri kumwe ngo Yesu arabishaka. Bimubwire ko Yesu abishaka. Ongeraho na kariya ngo arabishaka kira. Bimubwire ubwire uburyo n'uw'ibumoso tugiye kumera nk'abashoje. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu agize gute abishaka. Torero haleluya. Kubera iki Yesu abishaka? Umuririmbyi wa 45 yaravuze ngo ariko iby'Imana ishaka nibyo nkwiriye kugira gute gukora. Iby'Imana ishaka ntibijya bihagarara. Iby'Imana ishaka ibishakira inzira. Iby'Imana ishaka ibishakira aho biri bunyure. Iby'Imana ishaka ntibibura amarembo bicamo. Yesu aravuze ngo ndabishaka kira.
haleluya. Mbabwire, uyu mugabo bita Yesu ntabwo ari umwiga mu bintu akora, ntabwo ari umustajeri mu gukora ibintu. Akamuri ko murakumva? Ntabwo Yesu ari umustajeri ngo uvuge ngo kugira neza arabihera kuri jye ninjye bibanjirijeho, ntabwo yari asanzwe wenda bikora. Ndashaka kukubwira uyu mugabo w'umuhanga Yohana yaramusobanuye, aravuga ngo uwo nguwo mbere na mbere yahoze yitwa Jambo. Mu bintu byaremwe byose nta na kimwe kitagize gute kitaremwe nawe. Arimo aramusobanura ko ari umugabo w'umunyabubasha, ari umugabo w'umunyabushobozi. Uyu yari arimo asobanurira abantu, arabwira ati uyu ngiye kubabwira ibyo akora ntabwo abyiga. Atabara umuntu abantu basakuje, akiza umuntu abaganga bashyizeho akadomo, aburanira umuntu abamusebya bakihagaze, atabara umuntu abamurwanya bahari, abeshaho abantu bashaka kutabaho bahari n'ibikwica babifite, ariko kubera ubuhanga afite akavuga ngo ndabishaka baho. Aranyitegereza urukundo ruramusanga ati genda ubeho baho. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu ntabwo yiga ibyo akora. Uyu mugoroba uhuye n'umutekinisiye muri icyo kibazo, umuntu ukingura agakingura ahantu hakinze. Iyo tubona akanya tuba duhamagaye Petero byadukerereza akagusobanurira ukuntu akingurira umuntu, abakomando bamuhagaze hejuru, akagusobanurira ukuntu akura umuntu mu rupfu yarugezemo. Ahita akubwira ati niba uzi neza ko Yesu abishaka ibyo biraba, abarozi batabishaka, abakwanga batabishaka, ariko Yesu arabishaka bigire gute bibe. Torero haleluya, arabishaka shira. Iyi Mana ni Imana ya kera, ni Imana ya vuba, ni Imana ntabwo yiga kurera ipfubyi, isanzwe ibikora. Ntabwo yiga gutanga urubyaro, hari n'abandi yaruhaye. Ntabwo ari Imana, ntabwo ari wowe uje kugukorera wasitaje ngo utekereze ko byakwanga. Iherutse gukiza abarwayi. Ye data we, muratuma mpamagara uwo bita Saduraka na Meshake na Abedenego, ababwire ko iyo Mana itiga gukiza no mu itanura ry'umuriro, imanura kizimyamwoto, abawucanye baraho bakireba. Torero haleluya, bakireba bahagaze baharyamye, bakawucana bakawenyegeza bagashyiramo amafaranga bakongeramo. Nimutegereze ko bazacana nk'uryo wo kwa Nebukadinezari. N'iyu munsi imiriro barayiducanira, kuko inkwi zo mu iki gihe ziri amoko menshi. Bafite amoko menshi y'inkwi bacana. Hari ucana iz'ikene wabo, hari ucana icyuko biganye, hari ukubwira ati twavuye Samuweya. Izo nazo ni inkwi bazikongeza bakagutwika bashingiye kuri icyo ugashya. Ariko uwo twizeye kuko ari umuhanga, kuzimya umuriro bagucaniye mu kazi. Ariko hari abantu bahari ngo bahaguruke turambura amaboko tumushimire, tuvuge ngo yiwe, oya nimurambure ibiganza byanyu mumuhagarare mumushimire. Uyu mugabo ni umuhanga, ntabwo abyiga, asanzwe abikora, arabizi kubikora. Tera haleluya gatatu. Star 11 te ebre.
hari ibyo yiga. Ntabwo Yesu ari umunyeshuri. Abwiye umuntu wari urwara aramubwira ngo njyewe ndabishaka. Nta kinini amuhaye, nta paracetamol, ntaki. We aramubwiye ngo njyewe ndabishaka kira. Bwira ngo Yesu arabishaka. Arabishaka ubaka cya kibanza cyawe. Arabishaka kakazi kabone. Arabishaka rya deni ryishure. Arabishaka abakurwanyije ntacyo bari bugutware. Arabishaka abakuvuze n'abarabavuguruje. Arabishaka muri iri teraniro ndumva mpanuriye umuntu kandi. Yesu arabishaka shira. Wakwakira ubuhanuzi ko numva shoza. Nukuri kw'Imana Yesu arabishaka kira. Uyu mugoroba warambura ibiganza ukakira ibyo Yesu ashaka. Arabishaka mubone, arabishaka nabikore, arabishaka tabarwa, arabishaka abona Imana, arabishaka yibone, arabishaka tore, arabishaka nawe akira, arabishaka. Ndahanuye Mana we, tera haleluya. Arabishaka. Arabishaka amashuri wacikirije ongera uyatangire urayiga uyarangize. Arabishaka ubukwe bwapfuye nibuzuke. Aravuze ngo arabishaka kira. Ababyishe ntibavuganye n'Imana. Murugendo ntabwo nabime ariko nzikonza. Nibya torero ndakubwiye ngo arabisha. Mbabwire ntabwo Imana itanga igitekerezo. Aho nari ndi ku cyumweru abanza ari Kimihurura narabwiye ni muzi imwe mu mpamvu y'ingenzi ituma umunyacyubahiro bamwandikira disikuru azi ubwenge ari muzima ariko bakamutegurira disikuru yanditse. Impamvu ya mbere nuko nta muyobozi ugira urwenya muri rubanda, kuko ibyo ateye mu rwenya bihinduka idene mu baturage. Rero bamuha disikuru ari busome ataza gucikwa akabona yanyuze mu muhanda w'ikinogo akemera imihanda kandi atari vuba. Akaza akavuga ibiri ngombwa. Niyo mpamvu atajya atandukira ngo yemere ibyo atakemeye. Ntabwo Imana rero wayikirigita ngo itere urwenya ngo ivuga ngo ariko ubwo ngo nari nguhaye inzu ngo banza nariganirira. Iki Imana ivuze gita gihinduka idene kuwikibwiye. Ntabwo igitera urwenya ntibibaho. Nta muyobozi n'umwe, nta mwese abayobozi mwese muri hano niba wanabikoraga kirazira. Niyo mpamvu bakoburija resitora uriramo bakakubwiraho aho uri bugende kugira ngo utaza gucika ugatera urwenya n'umuturage bigahinduka idene. Wibeshye ukavuga ngo hano hirya twari kuhashyira disipaseri uri mutera urwenya hano bihinduka idene bazishyuza. Niyo mpamvu ibyo ugiye kuvuga biba byanditse utaza kwemera ugashyira abantu idene. Ntabwo rero Imana ishobora kuza ngo ubundi nguranejeje ngo ariko ngo nari kuzaguha inka.
ndakubwira ngo iyo Imana yemeye ikintu kiba kibaye itegeko, niyo cyaba kidashoboka ubwo iriyeranja mu bumana bwayo ikagikora. Urazi kugira ngo yemerere umuntu Sara w'imyaka 90, iyo logike ntibaho. Abantu bahagere nta nubwo uriya mwana ari n'Imana yari yanamutanze. No, ni abamarayika bahageze ariko bari kugenda mu izina ry'Uwiteka. Niyo mpamvu ikintu bita kashi bacyubaha. Umuyobozi w'akagari yagusinya agashyiraho kashi ya rogo ya leta, ntawe ubakiburana, aba yarabikoze mu izina rya leta yamwoherejeho, bihinduka ikibazo kuri leta. Aba baragiye batera urwenya, bariye bahaze, ntibakurikiza amaprincipe y'Imana. Baraje baravuga ngo ariko ngundi mwaka nk'iki gihe nguzabyara umwana w'umuhungu. Kubera ko bagendanye kashe na autorite y'Ubumana, bihinduka idene kuyabohereje. Ati kuko mwagiye wenda niba yaranabaganirije basubiye mu ijuru kabwira ati rero namwe murashyuha, ati kugira ngo mugende mwemera ibintu uko nari babwiye ku Gisodomu kureba ukuntu bimeze, nababwira ngo mujyara mujye kwemera inuzi. Ariko kuko Imana ivuze itagitera urwenya, iravuga ati ubwo mu ijuru tugize akazi kenshi kandi twiteye, tugomba gukora ku buryo Sara abyara umwana twemeye. Ntabwo rero Imana ikiganira. Niba Imana ivuze ngo ndabishaka, niba Yesu avuze ngo ndabishaka, nta nkoni muriho, aho yicaye mu ijuru nta umubuza umutekano. Mbabwira aho yicaye ntiyishyura amashanyarazi ngo wenda ngo mwayakupa. Ntabwo avuze ko abishaka kuko afite ubwoba yuko mwamutera ngo muze kujyayo. Harakinze nawe yibera ahantu hari umutekano, nimwajyayo abishatse nimwahakandagira. Nibyo musakuriza bimwe hari ibyo atumva. Hari ibintu atumva rwose kuko hari amakuru mperutse kuvanayo, Imana yafunze umuyoboro w'amatiku ifungura umuyoboro w'amasengesho. Kandi naho muri ako kayira yatambitsemo ikintu bita umwuka wera, ukonveritisa cyangwa utarasiforoma amagambo muvuze, akajyana ameza atari umutere stress hariya. Ntabwo ibyo muvuga byose ariko Imana yagira gute yabyakira. Ariko noneho itangazo itanze ku muntu wateranye mu mpinduka, Imana iramubwiye ngo ndabishaka. Ariko mutinda kwakira kweli. Imana iravuze ngo ndabishaka, agira gute shira. Kandi mwese murarwaye. Ikibazo cyo muri Afrika, umuntu amenya ko yarwaye agiye gupfa, ariko bazanye abaganga hano bakabapima basanga muri ndembe. Nanjye uri kuvuga ubu bampimye bavuga tese ko tubona bapfuye mu kwa 7. Ati niwe wari uri kuvuga, nanjye basanga narashize. None Imana iravuze ngo indwara iyo ariyo yose, iyo bavuze indwara ntiwumviye umutima, n'ubukene ni indwara, n'ubushomeri ni indwara, kubaho udatumirwa mu bukwe, kubaho abantu batagutekerezaho, kubaho umushumba atagira nimero yawe, kubaho abantu badatekereza ko wajya muri muzabikorwa, kugira uteze. Ninde ufite amafaranga hano utajya muri muzabikorwa? Ko twabagerekeranya turi babiri muri babiri tukarenza 16.
ariko kubera uburwayi urwaye bwagushyize mu cyiciro, ubwo se wowe kuba marene ntiwabishobora ukifotozanya n'umugeni? mbwira umuntu amara imyaka 20 ashatse ataragira umuntu umugirira icyizere ngo amubere marene. Ntukizizwe neza se? Ni ingeso mbi ugira, ariko uburwayi ufite nta giseke wagura, ntiwashyiramo imbuto kubera ikibazo cy'uburwayi buri kuri kote. ariko Imana iratangaje ngo ndabishaka agira gute shira. Urizeye ratanga utere haleluya. Irabishaka shira. ngo Yesu abitegetse ngo indwara y'uwo muntu yitikira itagombeye muganga. Nanjye indwara yanjye ikire mu izina rya Yesu, nawe yawe ni ikire, kuko muri iri teraniro Yesu yemeye ko abishaka. Ndagira ngo mbabwire iki kintu kimeze gitya: umuntu ufite impamvu yo gusenga aba ari uhaguruka. Njye nkunda no kubivuga Kacyiru, hari abantu baba baje gusenga ariko badafite impamvu zo gusenga. Nkurikije ukuntu narembye, ukurikije ukuntu nawe uri indembe, Yesu aravuze ngo uyu mugoroba arabishaka urakira. Umva icyifuzo ngufitiye. Ni ukuri ko Imana hari umuntu ushima hano agashima ishimwe yashimye 2021, agahora ari ryagarukamo. Ndashaka ko Imana ikuremera ishimwe rishya, ukababwira ikintu batari bazi kandi kivugira. Nta ibyo kuvuga ngo urashima ngo yaguhaye agakiza ku buntu, ubundi se wari kukagura. Barashima Imana yampaye agakiza ku buntu. Umaze imyaka 20 n'ingahe? Naryo nishimwe mu mutima, ariko se nishimwe rya public. Why? Wumvaga wari kukagura ukavuga ati jewe baranguraniye nari nayazanye kukagura, ariko ndashima ko bakamereye ubuntu. Ndashaka ko Imana irema ishimwe. Umuntu wazaga arira agahita avuga ati nabonye Imana ikora, kandi wakumvise 2022 akumva nishimwe rishya 2024, tutari twashoza uyu mwaka Imana ikuremera ishimwe rishya. Kuko muri iri teraniro aravuze ngo ndabishaka akira gukira. Mushumba gwino dusengere Yesu arabishaka. Tuzamura ibiganza byacu. Zamura ibiganza byacu uyibwire ngo ubwo ubyemeye birakoreka. Ubwo ubyemeye cya cyumba kitagira plafond ndayishyiramo. Ubwo ubyemeye bya bintu natangiye bigahagarara bigiye guhaguruka. Ubwo ubyemeye ukaba ubishaka, Yesu aravuze ngo arabishaka ubukwe bwawe ni bube, arabishaka abana bawe nibige, arabishaka kira. Tugiye gusenga Imana. Dafite impamvu mwami wawe. Tugiye gusenga Imana, ariko ibyo wumva wabwira Yesu bitondeke ku murongo. Kuba uriho uhumeka ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yakora. Ejo bundi turi mu rugendo na bene data tugiye gutabara, umuntu arampamagara mu gitondo kare ambwira umubyeyi wabo wari uzindutse kare agiye kwa muganga kwivuza, ageze mu nzira mutira mugonga ahita apfa.
ubu byararangiye. Kandi nawe ushobora kuba waragiye kuri moto nyinshi, cyangwa warahuye nazo, cyangwa waragiye mu modoka, cyangwa warahuye nazo, ariko kubera ko hari icyo Imana ishaka kugukorera, hari indwara ishaka kugukiza, niyo mpamvu uyu mwanya ugiye kwivuga mu izina. Gerageza uve mu mwanya wawe, tugeze muri wa mwanya wo kubwira Imana. Ibintu by'Imana ni ukwicisha bugufiya tukayibwiza ukuri, nta tekinike zirimo, iratuzi neza. Uburwayi dufite bwose turabuzi, ariko twabubwira Imana, kuko yo ngo irashaka kudukiza muri iri joro ry'impinduka. Yaje iri hano. Zamura ibiganza byawe dusenga Imana. Zamura isengesho ubwira Imana. Uburwayi bwose buvuge, nubwo bwaba ari bwinshi, afite umuti wo kubukiza. Ntiwirengagize na bwa bushumeri umaranye igihe, ntiwirengagize na cya kibazo kiri mu rugo, ntiwirengagize na cya kindi, ntiwirengagize n'icyo mu kazi, ntiwirengagize n'icyo abaturanyi, ntiwirengagize ko wambaye n'ubusa unasonje. Arashaka kukugaburira. Yesu arashaka kukwambika, arashaka kukuremera ubuhamya bushya, arashaka kukugenda imbere, arashaka kuringaniza ibitaringaniye, arashaka kugukorera imirimo, arashaka kukwambika. Dore wambaye ubusa, arashaka kugukiza urubwa, arashaka guhindura amateka yawe, arashaka kugusiga ubwiza, arashaka kukugenderera, arashaka guha abana bawe ubwenge, arashaka kugendagenda mu muryango, ibyasenyutse akabyubaka. Niwe muhanga wubaka ibyasenyutse akabishyira ku murongo neza. Turi imbere yawe Mana muri iri joro ry'impinduka. Abagabo turahari, ababyeyi barahari, abakobwa barahari, abasore barahari. Ijambo ryawe ritubwiye ko ushaka kudukiza, ijambo ryawe ritubwiye yuko hari ibyo ushaka kudukorera. Muri uyu mwanya n'ikibazo buri wese afite turakikweretse. Uzi ibibazo tumaranye iminsi, uzi ibibazo tumaranye imyaka, uzi aho dutuye, uzi aho turara, uzi amarira ya bamwe, uzi agahinda ka bamwe. Muri iri joro ry'impinduka ururuka Mana, ururuka Mana. Ndakwereka ibibazo by'imiryango, utumye kuri bariya abagabo, utumye kuri bariya abagore. Ubaka imiryango irimo irasenyuka, imbaraga z'abadayimoni zinjiye mu miryango, izo turazirukanye mu izina rya Yesu. Turazirukanye. Imbaraga z'abadayimoni zinjiye mu bana, zikabateza kutumvira ababyeyi babo, zikabateza kwitwara uko bashaka. Bariya abadayimoni turabirukanye mu izina rya Yesu. Twirukanye abadayimoni mu bana, turabirukanye mu izina rya Yesu. Twirukanye abadayimoni mu miryango. Hari imiryango abantu bavukamo ifite za karande, izo mbaraga z'abadayimoni zajengereje abantu bawe, turazitwitse muri iri joro ry'impinduka. Ntwitse aba badayimoni bajengereje uyu mubyeyi, bajengereje abakobwa bacu, bajengereje abasore bacu, bajengereje imiryango yacu. Abadayimoni bateza imitwe idakira, turabirukanye mu izina rya Yesu. Abadayimoni bateza imigongo idakira, turabirukanye mu izina rya Yesu. Abadayimoni bateza amaso, abateza mu nda, abateza amaguru, abateza amavi, izi ndwara zose turazirukanye mu izina rya Yesu. Abantu barwaye uburwayi butandukanye, ariko kuko tugize umugisha muri iri joro ry'impinduka, turinginze irukana indwara. Nsaba umuntu wese akore aho arwaye. Uyu mwanya tugiye gusengera indwara. Kora aho urwaye, tugiye kugusengera. Niba hari n'uwawe urwaye utaraha, ukabuza aho arwaye, hakora, tugiye gusengera indwara. Ibiganza bya Yesu biracyakora ibitangaza. Niba twaje imbere y'Imana koko
twaje imbere y'Imana ikiza indwara, tugiye gusengera indwara. Mana tuributse ubwo wari ugeze ku kidendezi cy'Ibetesayida wakoze ibikomeye. Hari umurwayi wari ufite uburwayi, yari umaranye imyaka 38, ariko ugeze kuri we uramubwira ngo nikorere uburiri bw'agende. Muri iri teraniro dusengeye indwara z'amoko yose. Indwara yawe yibwire Kristo niwo kwikiza. Kiza ubu burwayi bw'umutwe, kiza ubu burwayi bw'umutwe, kiza ubu burwayi bw'umutwe, kiza ubu burwayi bw'umutwe. Ushoboye gukiza umutwe. Kiza ubu burwayi bw'amatwi, ufite ubushobozi bwo gukiza amatwi. Kiza uburwayi bw'amenyo, kiza uburwayi bw'amaso, kiza mu mihogo, kiza mu gatuza, kiza mu migongo, kiza mu mbavu, kiza amaguru, kiza ibirenge, kiza izi ndwara zose zatwiboheyeho turazirukanye. Izazanywe n'imbaraga z'umwijima, izo turazirukanye mu izina rya Yesu. Turazirukanye mu izina rya Yesu. Muhereza Imana icyubahiro ko ikijije indwara. Zamura isengesho ushimira Imana ko hari uburwayi ikije muri iri teraniro. Mana uracyakiza indwara, turagushimiye ko ari wowe ubikoze. Nta wundi ubikoze, ni wowe ugenze muri iri teraniro ugakiza. Turabigushimiye.